bigenze bite ntabwo bisi ingoma zahinduye imirishyo hari umukozi bazanye mushyashya ameze gutya arareba nk'injanga neza neza yabambye yabujije gucaho abizi ko n'ubundi nta kintu cyagucaho ubwo se nta kuntu wamutunga ukazana ibyo nk'ire oya urashonje nati kubera ko abakamiye ndengerageza icura imwe ariko ntabwo n'ubuce gerageza amani nzanye yangisha no kurwimana ushaka uburyo byose wamara sinzi neza niba yuko hari ikintu wabona kubera ko ameze buye kandi niwe washinze ibyo kurya gukora amasuku nkakoropa nkahirira ibenzi ariko ibintu byo kurya nawe arangenera sinzi ariko urabigende mukubite kata nk'iz'ibitabo siko n'ibyanga genda umubeshya ryame saa sita ndamuryamisha genda mwana wasanga n'injanga inzara nke genda urebe ukuntu waruryamisha uteka niba bitanuka guruka ryose inzara imeze nabi ariko ihute wantu ihute umva n'ibyo kwira n'ibihute tebuka wantu abantu bose babuje yatumye nta n'umwe wakugezeho mabuje yatumye ku bantu benshi ariko sinzi impamvu bitakugezeho nubaze buri handi hakurya y'umuhanda hamwe akazu k'umutuku hamwe bacomera inyama niba bagira ngo ujye kuzana inyama yagutumye ku bantu benshi ariko sinzi impamvu bitakugezeho nawe igihe numvaga uba wagiye aragushaka rwose aragushaka cyane agutumye ku bantu benshi murebe kareba ibintu byacu gahambiye uko gasa nagukoze by'abantu bose nakoze y'abakiri zamufashe napaka kamuka kanatetse neza cya gisipira kirateka kikabikaranga kukumirwa ariko ngiye mwana uriya muhungu bazanye dutekera mu rugo ngiye bose bitewe n'ukuntu ateka njye ntabwo nagira ibyo bye none gutya mbihagana nabirya duhora igihe ugiye kubona araritse arasonza ngo akakubita mu biryo ka satani ikintu uzi ibyuye agashyira mu biryo njyewe ntabwo nabirya kuva yaza sinajya mu rugo iyo mbimenya si ibiryo ubimbwira kare ibi biryo se ukomeza ashaka no kuruka ashagira umwanda nzarenyisha ariko numva agira uramwanda uriya muhungu nicyo kintu abantu bose bo mu rugo ntabwo bakiga ibiryo bye reka da mbese ko icyo bamenyeho ukazana ibiryo nuko nabona gushonje nyine nashaka guhemukira ariko se mba nagutabaye se abantu bayenda byumva ariko se ukazana ibiryo aba yashyizemo ibimyira bamwe se rwose aho nshobotse reka njyewe buriya mu nda yanjye hameze nk'igifu cy'ingurube ikintu cyose ndakirya ibyatsi ibiki byose se mwana iyo mbwiza ukuri se ko ubiriye oya sazanana rero udapfa zana njyewe mwana n'undi nawe uri kurya ngira urye
ni hunga kabisa. Amane baryo. Ubundi usha amaso ndebe. Urumwira. Urumyira do. Na matoto y'inkuko niki? Amane. Yo, urumwira tuyita twanze. Akusa kugumya kabigana kugumya kabiri. Ngibye twabyanze no muti. Urumwira do. Cyane bitwa byawe. Yemwe manyana ngomba nabiri. Nagomba nabiri eka. Rero urugiye kujudu. Oya, we mwanda ni ugiye ku. Ya ikira bimaze. Shaho nomwira. Uzinduka umwana ibimyira namwe. Ziko nanyweye nk'amajerekani atibimyira ndi umwana. Ni umurengo ushaka gufi. Undi zo kugera nka bizira. Tugiye n'imiziza y'indi wabiriye. Mwangu. Ese munagwamagaye ntabwo uzi kwitaba ariko bikabisha amaguru. Ese uvuye he? Hegereye. Ese ko watetse wanzanira ibiryo ko numva nshonje. Ese nkumbwira ukankanira nka yambwa yahangaha wanzanira ibiryo niba watetse. Reka mbizana. Yose. Ariko se ubona urugo umuntu yaruhurama rwicayemo nta nubwo wajya ku muhanda no kugura amayinite. Igihe mwagendeye igihe naziye hano naje mbura umuntu ari mama ntawe ari Karori nawe namubuze nahamagara ahubwo wasanga cya gikozi kitarateka. Icara naravuze ngo bareke Simba inyana gume mu kazi bangira. Icara agiye kuzana ibiryo nzara wezana kwica bazana ibirimo wicaye ahangaha. Ese ikibazo ntabyo yariye ko mbibuze. wizewe kandi wabuze iki nkaba nabiri ese nkaba ngarutse kubwira ngo mpe ibiryo Ndetse ko mbibuze. cyakubizi wahishije ndi hano ntiwahishije nagiye uyu se ko ndaje yirukanka bite wowe ase mu yayi unago no mu Karaho buzana ibiryo turya. Nabibuze ntabwo mwabireza. Ubona besizo nabibuze. Bivuga. ubu wigiranye ni nyinshi ubu wasanga Bivuga. icara ngiye Karori guhera mu gitondo kugeza amagingo yamara ari petukura no wabeshi. Ibigabe ni. Mabura sisi yahashye. Ariko man.
siyahashye akabigasekwa nk'akeza kumureke duseke kuko none gusa ibyo ni ibintu byo guseka ngenda babaye inzara irangije ndimo ndayora nk'imakasi none suri oya uriya kuvuga ngo nyine nanjye nibyo ndimo ndamubaza uzi bijya bibuze nese bijya bibuze nawe n'abana bishize izo frasi y'ibiryo izo frasi y'ibiryo ariko se mwakurinda avuga ngo ibiryo yabibuze ninde waje yibi bintu nanjye nibyo ndi kwibaza ko tutari duhari ngeze hano nta muntu uhari ngiye kuva mu gitondo nagiye nahiba ingurube itansubira ingurube nsanze iri babwire mama ajya kukukura mu gikoni ngo ntugateke yaraguye umuntu atuzana azabishobora ndebe marine mayibo wajya aterura mu muhanda turakora rero niwigaragaje se oya muceceka mbabwire mbabwire uri kumva bamurabwira ntunanyeganyege umeze nka cya kigirwamana cyane bukadineza bavuga gifite amaboko ariko n'icyumba uri kunyumva mba nawe kandi wagira ngo nzari kugeze mu mato none se baravuga ngo gifite amaboko ariko n'icyumba cyangwa baravuga ngo gifite amaboko ariko ntikibona mana ubwo se wowe urangosoye uzigana ngiye mu nzu muri aha ngaha none bavuga ngo njye muzimu ese ubwo muri muri ibigogi muri ababose we mabul gifite amaboko ariko ntabwo gikora urumva urugo rumeze nk'ipantaro n'ubugoma bitse yaho n'ubwiza bitse akomeje kutwumviriza ntabwo ubwe bajya kureka nge nabwe n'ubugome mu ndebe twagaze hano uzi ko mbaga yajya guteka ajya guteka twumviriza tuzamugira dute anjyana ku Japani njyango mu Rwanda Shushu bite? Nziza. Amakuru? Neza. Neza. Nari nciye hano nyine nari nciye ku rugo nagusuhuje kuko nari mvuye kugura amayinite. Ngeze imbere ho gato nyine ndenze umuryango wanyu numva imitima ibaye myinshi. Ndi kwibaza niba uri mu rugo cyangwa udahari nese uriyo nze ngusuhuze. Okay, narebe reka nze ngusuhuze. Sawa narebe. Ese kuri winjira hano bite byawe? Kuri winjira hano Nje kureba Annette.
rubanda baribona uje kureba nita hano na bodaboda jini nuraconga mpamagaza naraguze coba nk'umukozi ukazana bodaboda ntabwo winjira hano narebwira neti ko mushaka akareka nta n'uwambwiye nono kanete nyine genda ubwira neti bambwira ngiye kumubwira uramushakira iki ushaka kurya rero ubwira neti ko mushaka ariko ubwo n'ibiryo ushaka ariko se sinjya ni iki ko ndi kumva uri gusoma modere shiri wawe igirayo akareba shere meze neza kuko umwenda imyaka myinshi meze neza ndengeje muri salo abanzanye hano mu bitaro byanjye ese wowe bozi byomba izi saha ndatakije ukareba shere njyane fresh sinavuga nyinshi n'abashaka filime nijoro gari kureba kuri yitwa Mimi kuri 51 TV kandi kandohanye n'ubu nari mvuye mu rugo aka filime nanjye nakabonye ariko se wowe ni aka kanya uhageze none ngo ugiye kureba filime izo filime nizo ndutishije urabizi ntabwo mwumvisha filime sibizi ko mukunda none se kubera iki ariko nyina gusa urabizi ko naza kugusura simutungo nagira ngo ngusuhuze njye uko wiriwe ariko ubundi nanjye ndihuta kabisa bose tuvuge ko ukumbuze na mwiriwe mwiriwe ane kandi mwana mu maburi se iyo ubona umushyitsi bakagombye kumujyana muri salo ukamuha agatebe akicaraho ukamuzimanira kuko uhagararanye n'umushyitsi hano ikibazo ni intebe ni intebe nyine ubuse bamwicaje shewani yawe wicaraho wicaye shewani ntabwo wabura intebe yo kwicaraho icare ntuhange uhaguruke icare pe mama ntabwo yanyimye intebe njye nanze kwicara mbishaka kuko nihutaga ariko gusa nyine mufite umuhungu usetsa byatari sha nubwo nta mafaranga nagendanye ku mufuka pe ariko wama mobile money yawe nkagushyiraho nk'ibihumbi 2 ukaza kunywa agafanta kuko urasetsa byatari jewe uyu ntabwo Mama y'umunyo. ngiye umubona akora ibi uyu nguyu iyo uvuga ngo arasetsa mba mbona ari nka kanseri imunga amagufwa ahubwo reka nigende karo ubaye amasaha koko saa 11 uracyoza ibyo kuba wiriwe yingo none se wagiye ukajera akaruga kora isosi y'amadede y'amugani mama wawe nzi ko nabonye n'umuntu kugeza ko nijyansekeje nyiri no ku muryango ntabwo n'umuhungu wapfuye iki gitumye murakaza kuri ukamwita kanseri nta kibazo ubwo buri ahantu wenda nta muzibi muri akaje ariko ubundi nta kibazo ko ntajya kunakubwira nabi ahubwo byitaho natinda tugenda nsureho gatoya ntabwo duca hano muri salo duca hano yaje ko ngende nzagaruka ubutaha ntabwo nibagiwe ka kantu kanjye njye none ngira uzakanshyire kuri aneta zayamaho ntarebe ntaribi ndaza kugashyiraho ako sha urasetsa byahatari kabisa musaza